ngayo nguko abanyarwandakazi mwunyumvire namwe bati umutungo wo muri Kongo ntabwo ari uw'abanyarwanda bakoresheje. None se mu minsi ishize ntabwo babafashe mutwaye imitungo muyijyana mu Rwanda. Muzivamo mbiswa mbihorere nimwumve namwe ibi bintu. Umutungo wa Kongo bawujyana iwabo, hari uwo mwari mwumva twafatiye ku roadblock. None se nibo bwa mbere babafasha ahubwo mutwaye iby'abandi? Si bo bwa mbere. Hari uwo dutangira tumubaza ngo ariko uwo mutungo wa Afurika urawujyana he? Eshwi ntabwo bitureba. Ariko nabyo ejo bazahindukira bavuga ngo ariko umutungo wa Kongo abanyarwanda niwo bubakijije. None se uwo mutwara ugaca ku Kibuye ubuvuye ntubuvuye muri Kongo muba muri kuyora mu Kivu se? Ariko iyo muvuga ngewe muransetsa rwose. Umutungo wa Kongo ubudakiza abanyekongo ba nyirawo. Twebwe ugiye kudukiza ute? Wabanje ugakiza ba nyirawo sahu. Nicyo kibazo ufite se cyo gukiza ba nyirawo? Niyo mpamvu nyine nawe ubwawe ujyayo ukirirwa ucukura zahabu, ugacukura amabuye yose y'agaciro, ukagira ngo ntawe uzabimenya. Barabizi. Ukamenya n'impamvu abo bantu bafite umutungo ungana utyo nawe ugukiza ariko ntubakize. N'icyo kibazo ukabanza ukabafasha kugikemura. Ibibazo biri mu baturanyi hari iruhande muri Kongo. Kongo iduturanye nayo. Kongo yahoze ari kera twahoze twese turi Rwanda, Burundi, Kongo Belge murabyibuka? Yari Kongo Belge none hari icyo uri buhindure hose. Niyo mpamvu nawe wibeshya ko u Rwanda ari Kongo ukumva ko hose ari ahawe, warangiza ukajya gushakirayo ibyakubeshaho. Ukarangiza ubeshya ngo ni FDR uri gushaka. Ariko bimeze ntabwo ariko bimeze. Uru Rwanda ntabwo rukiri muri Rwanda, Burundi, Kongo Belge. Zero. Hanyuma ibibazo biri hariya muri Kongo ababiteye barabizi. Ibibazo by'imyaka y'ikinyejana kindi tuvuyemo na mbere yaho. Ariko ngewe njya numirwa, mwebwe ubwanyu murateza ikibazo mukaza mukica abanyarwanda, mwamara kubica abandi bahunga mukabasanga iyo bagiye, mwarangiza ngo bateje ibibazo ngo ni bande? Si mwese abandi ni bande bateje ibyo bibazo? Komeza utubwire, wabonye abana mwirirwa mushuka. Barangiza bakajya kubaza u Rwanda impamvu hari abarwandofone muri Kongo. Babisubiza riba babajyanye babisubiza. Abandi babajyanye ni bande se? Si wowe uwabajyanye ni wowe, ahubwo bakagombye kubagarura inzira z'ikigendwa bataraza ngo nawe bakwirukanse. Nge ndakubwira rero David ntabwo ngukinisha. Abajyanye bari abarwandofone bari hakurya hariya. Abanyarwanda kutiha agaciro ukemera gukubitwa za nkwe navugaga. Iyo ubyemeye
uri hanyuma yo kubyanga ukabirwanya. Iyo byanze ukabirwanya ukiberaho nk'uko wayeho, ukibeshaho nk'uko ushobora kwibeshaho, niho dufite inyungu kurusha gupfukama ukaramya abashaka kukwica. Kuko iyo nkurikiye ibibazo buriho mureba u Rwanda rumazemo iminsi, gushakisha the real justification for it, you will help me. I can't find it. I hope some of you can find justification for it and let us know so that we get out of this. Mwebwe Abanyarwanda mwibaze murebe ngo ariko ibi ngibi isi yose ijya ikavuga u Rwanda, ikavuga ikirwa, iravuga ibibazo bya Kongo ariko ikirirwa uvuga u Rwanda. Ejo bundi ku maradiyo ngo urabizi buriya nyamara Kagame yavuze, perezida w'u Rwanda avuze ngo twamaganye iriya gurupu yo muri Kongo, has a funny name, I don't know. ubwo uzongera kubeshya ko utari David Ndahiro, uratangira uti ngo nyamara Kagame ngo perezida w'u Rwanda. Ubwo sa ntiwivuyemo kuri we. Okay. Ngo ibintu twarekura twakoroshya tukabaha really. Now, niba ari Kagame bashaka kubwira ngo vuga utya amagana uyu hanyuma tuhe u Rwanda ibyo rukwiye, ningeraho kubikora zabanza namagane abateye iriya gurupu kubaho. Zabanza namagane leta itubaha abanyagihugu ikwiriye kuba iyobora ikorera, namagane ni international community isa nitagira amaso, isa nitabona. Hanyuma mbone kugera kuri abo bandi baba M23, baba leta ya Kongo, baba international community, bose kuri ye they are ideologically bankrupt. Niba nibeshya ntavugira Abanyarwanda bose uko ariko babyumva, niba nibeshya ko ntavugira Abanyafurika ko ariko babyumva, ku Banyarwanda icyambere muzansabe ndeke kubayobora, kandi uwo munsi nzabireka. Uwo munsi nimwumva ko ntahagarariye inyungu z'u Rwanda uko bikwiye, ye nubinsaba ntibizashira n'iminota. Ariko aka gasuzuguro, this injustice cannot and should not be tolerated. And these people who create injustices here and who have created injustices for this region, even for our neighbors, cannot stand there and give me lectures about anything.
icyo mvuga ni iki mu kinyarwanda ku banyarwanda kuvuga ngo ibi byose impamvu abantu bitwaza cyangwa ikibikera ni uko no muri Afurika hari abantu bamwe bagikora amakosa badakwiriye kuba bakora. Batayobora neza abantu babo bakwiye kuba bayobora, badakorera inyungu z'abo bayobora. Ibyo bikaba impamvu yo guhora ndetse berekana bati niko babayaga, niko abanyafurika babaye n'ubundi. Ubwo bakabonera aho banyura, bakabona aho banyura kuza kubashyiraho babashakanye kuribaho mukwiye. Icya kabiri ni n'inzego ubwazo abantu batubaka kubera n'ayo makosa ngo ashobore gukemura ibibazo bimwe, noneho bakaza baje kubidukemurira. Niho bituruka. Banyarwanda, you should not accept to be victims. Ntimukishyire mu mwanya nk'aho muri abantu bakwiye guhora babagirira imbabazi, mwivaneyo. Ntawe uzakuvanayo. Ariko hari ubwo umuntu aba get confused. Nabo bose ibyo mvuga uhura n'abantu, hari abantu bazima hanze aho ngaho, hari abantu bazima bumva kandi ubona bashaka kuko bari muri iyo nzira ikwiye, ariko rimwe intambara ziri iwabo muri politiki z'iwabo nazo tukazifatirwamo ugasanga abashaka kutugirira nabi rimwe na rimwe nibo bafite ubutegetsi, ubwo bagakoresha ibyo turi abantu rwose aho umuntu ashakiye, ufite umujinya wese, ufite ikibazo, araza n'ufite frustration zindi zitanatureba, umujinya araza akawudukubita hejuru. N'uwari yatandukanye n'umugore we cyangwa n'umugabo we, agahinda afite atari akakaza ku Rwanda agakubita. Honestly, some of these things are done us because people can just do it. They don't have to have a justification. No. First of all, they are the law unto themselves. Nibo amategeko kuri bo, amategeko icyo bavuze nicyo cyubahirizwa, icyo bashaka nicyo kigomba gukorwa, n'amategeko bakayumvisha ko ruko n'inzego zindi zibishinzwe, even international, zikumva ko uwo murongo ariwo bakwiye gufata. So niho wa murongo wa politike n'ubutabera international bivanga, politike akaba ariyo biyobora. Nta mategeko yubahirizwa. Wese waba utubahiriza amategeko ugashaka ko abandi bayubahiriza gute? Bakurikije iki? Wowe ukurikiza iki? Ahubwo urebe nibi mureba navugaga bya aid by'imfashanyo,
ubundi uko bikorwa abantu babyumvikanyeho bigira n'amategeko bavuga amategeko ni byinshi sinyibuka amwe bakubwira ibintu byinshi bakubwira ibya amazina y'imijyi bagiye bakoreramo aya masezerano hari Busani hari Cotonou hari Abuja hari Lagos what else we are not short of places where and short of agreements where these things but if you ever were deceived that the other party respects you or respects the agreement, you are in the wrong place. They have not even a courtesy to tell you. No. You just hear it on radio or you read it in newspapers. No courtesy, nothing. Because they owe you nothing. Maybe that's right. They really don't know owe us anything, after all, do they? But why would you deceive people and say we have an agreement? This is how we are going to conduct business. Only that every day the other party disowns the agreement as and when they want. They don't even have to have a good reason. They don't. That shows how much contempt these people have for you, for us. How much contempt. Agasuzuguro n'agaciro gake babaha baduha twese nk'abanyafurika niho bituruka. Mufite amasezerano mugomba kubahiriza mwese ariko uruhande rumwe rugahora ruyica nta bisobanuro nta nubwo banakubwira ubyumva ku maradiyo gusa. Ubyumva ku maradiyo ntacyo bagomba kugusobanurira ubundi nta n'icyo banakugomba iba ari nako byumvikanaga n'ubundi kuri yewe nabyemera bavuze ngo ariko twumvikane nta n'icyo tubagomba yewe endorse it 100% kuko ntacyo batugomba ni neza gusa bitwa ngo baratugirira ariko bayigira iyo bashatse cyangwa se iyo wirurwa ntabwo namenye n'ibyo bashaka ko umuntu akora kugira ngo ntabwo simbyumva hari nubwo uvuga uti ariko bimwe bajya bavuga ngo bakurikira intere zabo hakaba n'ubu ariko intere nahagaze mu nzira nabujije guhita yabo ni iyi ntuyibone ukibaza utari ko intere nagiye mu nzira yayo nkayibuza guhitamo ni iyi nayo ukayishaka ukayibura. Abirirwa batunda umutungo wa Kongo bawujyana iwabo hari uwo mwari mwumva twafatiye ku road block hari uwo mwari mwumva hari uwo dutangira tumubaza ngo ariko uwo mutungo wa Afurika urawujyana he ishwi nta nubwo bitureba. Ariko nabyo ejo bazahindukira bavuga ngo ariko umutungo wa Kongo abanyarwanda niwo wubakijije umutungo wa Kongo ubudakiza abanyekongo ba nyirawo twebwe ugiye kudukiza ute wabanje ugakiza ba nyirawo sahu cyangwa ukabanza ukamenya n'impamvu abo bantu bafite umutungo ungana utyo nawe ugukiza ariko ntubakize
n'icyo kibazo ukabanza ukabafasha kugikemura. Babanje bakabafasha no kugira ngo uwo mutungo ubanze. Erega nabo banyehugu ugasanga nabo baririmbye iyo ndirimbo, baravuga indirimbo y'uko u Rwanda rukize kubera umutungo wabo. Wowe subuzwa n'iki? wowe nyiri umutungo ubuzwa n'iki kugira ngo ugukize? Twebwe dukizwa n'umutungo w'ibindi bihugu. Umutungo w'ibindi bihugu nemera udufasha ni ya nkunga baduha barangiza bakayitwara aho bashakiye. Ibyo ngibyo sinabihakana, ahubwo kenshi turanayibashimira nuko batumva. Erega twe ubundi turi abantu bagira ikinyabupfura, ntabwo ntabwo waduha ngo tubure kukwitura nibura ishimwe. Iyo tudafite ibindi tukwitura turagushima nibura. Ariko hari ibindi bitagira ikinyabupfura binaguha byarangiza bikagucyurira. Icyo kinyabupfura ni icyaha nacyo iyo ni international standard. Itanga yarangiza igacyurira, ukaguha abanza kugukurikirana nkakujombamo. Ukisha nkavuga ngo ibyo naguhaye ubifate neza, ubirye neza. Nkagukurikirana no mu gikoni nkajya kureba uko wabitetse. Bose ni umuco we. Nta muco abantu na society bagira umuco, ubundi haba umuco. Ariko iyo birimo agasuzuguro, iyo birimo umwirato, iyo birimo kumva ko, ariko se wagira ingufu ntugire. Ubundi people who have power and who have a lot of it should also be wise. Yes, should wisely exercise that power. After all, if you have power, why not? Why don't you exercise it in a good way, in a wise way? Why do you have power and you go stepping on, people who are powerless? Why do you use your power to step on the powerless, on the poor? Why would you do that? This is what people must do. When the powerful get angry, it's not justified. But the powerless have a lot of justification many times to be angry. The powerful, please don't abuse your power. Kugaragura, gufata umuntu ukennye cyangwa imbaraga ukamugaragura, ntabwo bibaho. Ku bantu bagira culture, bagira umuco, ntibibaho. Nta muco nzi bibaho. Ntabwo ugaragura umuntu w'intege nke, ntabwo umujomba ngo umujye hejuru, ntabwo bibaho. It can only happen in this world itagira umuco.
But the weak, the poor, the powerless have a different potential that they should use correctly to get out of this kind of position we find ourselves in every time. There is another kind of power that we have, we should use. The power of being right, the power of being correct, the power of refusing injustice. Ngaho rero bakunzi ba David TV rero ngibi wenda hasigaye rero kereka icyo tutazamenya tuzabibabwira byose nuko bimeze. Murakoze rero, Imana y'amahoro ibahe umugisha naho mu bindi biganiro turimo kubategurira. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza.